gahunda y'umunsi. Halo? Urakumva neza? Muranyumva neza? Yego. Okay. Nari bababwira ko gahunda y'umunsi byari biteganyijwe ko uyu munsi abakinnyi bafata breakfast ni 2:30, ubwo ni 1:00 n'igice zo mu Rwanda za mu gitondo bo bamaze kwifata. Byari biteganyijwe ko ubu tuvugana lunch kuko byari biteganyijwe 6:00 n'igice. Ubu bari ku meza, baraza guhaguruka kuri hoteli 11:45 za hano, ubwo ni 10:45 zo mu Rwanda. Zo mu Rwanda bitegereje ko bagera Chamazi, ni ku kibuga cya Azam, ni saha ni 12:45 kuko kuva aho hoteli iri kugera ku kibuga cya Chamazi bazakiniraho harimo isaha yose y'urugendo. Bitegereje ko imyitozo y'uyu munsi iza kuba gutangira 1:00 z'ijoro za hano Dar es Salaam. Ubwo bivuze ko ari nabwo match izaba? Match izaba nijoro, izaba 12:00 zacu 1:00 zaho ngaho 12:00 z'i Kigali. Yego. 12:00 z'i Kigali. Ubwo ni ku matara bagomba kwitoreza n'ubundi ku matara. Rika bagomba kwitoreza ku matara bakayamenyera. Yego. Nashaka kukubaza, ese urugendo ari bufate bajya Chamazi barahindura hoteli cyangwa bazajya bagaruka Onomo? Oya, bazajya bagaruka Onomo kuko n'ubundi nta yindi hoteli ubona iri classe yegereye Chamazi wavuga ngo babona. N'undi hano ubu tuvugana hano hari amakipe arenga 5 yaje muri Tanzania gukina imikino nyafurika, kuko hafi yose yari yasohotse hanze. Yaba Simba yari yasohotse hanze, yaba Yanga yari yasohotse, yaba Azam yari yasohotse, na Singida yari yasohotse. Aho usanga amakipe yose yaje gusura ari n'undi ari hano mu mujyi rwagati Dar es Salaam. Rero ko haba harimo urugendo rw'isaha byo ntago ari ibintu wavuga ngo bajya gufatira indi hoteli, kuko n'ubundi nta mahoteli meza ubone yegereye ikibuga z'ama. Aha, nakubazaga rero ni umwuka umeze ute? Team News hari iki bipanze biti? Umwuka umeze ute mu buyobozi, mbere na mbere morale, icyizero na kingana iki mu bayobozi, hanyuma mu bakinnyi ho bimeze biti? Mbere na mbere mu bayobozi bo urabona ko hano hamanutse abantu benshi cyane, benshi rwose babareyo barahari benshi. Urasanga harimo Perezida Tadari hano, abantu nk'abafuraha bari hano, abantu nk'aba Mike bari hano, abantu nk'aba Ivan bari hano, harimo abakunzi benshi ba Rayon Sport bamanutse. Ubona ko biganje muri ya komite ya retired captain wa Jean Fide n'ababanye na Sadate. Ubona ko ari bo bari hano benshi cyane. Wareba ugasanga mu bari muri komite iyoboye ubu, mu bayitangiye bayiyoborana usanga bo ni bake cyane rwose. Nko muri board bwo iyo ugerageje kuganira na bamwe mu bari hano rwose bavuga ko batungwe nuko nta muntu wo muri board urabasha gukandagira hano Dar es Salaam aje gushyigikira ekipe muri board. Ni bya bibazo bivuga muri board. Ndakeka ko kuvuga ko hari representa. Turavugana representa umwe muri bodi. Ese rika nta prime. Ese arimo aravuga ngo uhagarariye umubyeyi. Hello? Bigenze bite? Rika uratwumva? Hello? Ubona benshi bataryumva rwose. Ese ubwo ni bande ba complaininga ko nta board idahagarariwe? Ntago wajya mu mazina ngo uvuge ngo ara complaininga. Ndashaka kumenya niba ari perezida wa Rayon Sport uvuga uti naje jyenyine mu bo tuyoborana. Oya niwe cyangwa niwe abamusarawundinze iyo muganira hano barakubwira ati rwose byari kuba byiza iyo n'abantu bo muri board baza kuba bahari. Ubwo iyo bavuga abantu bo muri board baravuga
ba Dr Rwagacondo baravuga abantu nk'abafoma meya Murenza Budara bavuga ko bari bakenewe mazina ubambarize yego uturetse muri board yego muri komite ya Tadeyo harinde komite executive biragoye kuko ntawe uhari Prosper ntawe uhari Gacinya ntawe ndabona hano ariko kweri Gacinya ntabwo agiye yari Rukundo yareguye ntawe ndabona buriya Mushimira rya aba muri komite afite komisiyo bwashinzwe ntago barirwa muri komite ariko ari komisiyo ashinzwe rika numva bakwiye gufokasinga ku mukino jewe numva ariyo nama natanga ibyo bindi ndumva atari cyo gikenewe abahari bose baketse niba batiyizeye ariko bashobora kumotiva ikipe nibo bahari nibo bayifite nibajya kwibaza impamvu komite zose uko zatowe abantu bose nta n'umwe uhari baratakaza focus sibyo kuko si ikibazo cya board gusa nta komite executive iri aho ngaho nta komite ngenzuzi ihari nta komite nkemurampaka ihari nta komite n'imwe ihagarariwe aho ngaho uretse perezida wenyine numva abantu bahari ni abantu bihagazeho b'abagabo bashoboye kandi perezida yizera cyane numva bahagije kuba bazanira intsinzi abakunzi ba Rayon Sport ntibate umwanya ku badahari keretse wenda niba hari wo babwiye bati twajyana dore tubipange gutya dufatanye gutya akanga kujyayo nawe babwiye gutya ariko urebye n'abahari byibuze ubu bakabaye niyo nama bakoze keretse niba bikiri ibanga kuko urabona ko ikipe rwose ubona ko abantu batari kubana nayo cyangwa batazanye nayo bigoye ko wayegera wenda amakuru aratangira kuboneka ubwo tuza kuba tugeze ku kibuga cy'imyitozo kuko ushobora nko kujya kuri hoteli wenda bakaba babibonamo ukundi ibyo nabyo urabyirinda kugira ngo bidateza undi mwuka mubi kuri staff iri hano ariko ikirimo nta prime izwi bari bavugana izwi usibye nk'abantu ku giti cyabo nka Mike namaze kumenya ko yamaze kwemerera igitego n'amadolari 100 ku gitego cyose umwataka yiva azabatsindira kuri Yves yego kuri Yves ati yishyiramo igitego kimwe nk'amadolari 100 Mike RBC okay yego no mugwiza tungo ngo no mugwiza tunga ubwo hari n'ibindi ari bukore muri contribution muri contribution nta zindi nama ziraba wenda ngo bavuge ngo prime niyi niba zinaba bari kuzikora mu ibanga wenda bikaba bitasohoka oya ntago n'ubushize nta prime izwi yari yavuzwe ariko ngira ngo no ku mukino w'i Kigali ariko hagombwaga ikintu kimotiva abakinnyi kimotiva squad ihari bakavuga bati nidutsinda match bakeka se ko ari ukubera ko amafaranga yabuze cyangwa siriya rero buriya guca ku ruhande bijya bingora iyo urebye abantu bari hano bari kumwe na ekipe ubona ko ari abagabo bifashije yego bafite uko bameze ariko mu rwego rwo kuvuga ngo rwose bashyiraho ya prime y'igitangaza iyo ndaranganyije amaso mbona bidashoboka usanga nyine ari ya prime isanzwe nyine